Bene data murakoze cyane rwose abahageze, tugiye gukomeza tuganira ijambo ry'Imana. Nitwa Bisangwa Pacifique. Uyu munsi rero tugiye gukomeza twiga kuri ino nyigisho ya discipleship na mission. Mu kinyarwanda twavuga kuba umwigishwa wa Yesu Kristo no guhindura abantu kuba abigishwa. Nshatse nagarukiraho ibyo byombi bivuga discipleship, ariko urebye mu kinyarwanda mission nta kindi. Mission ni uguhindura abantu kuba abigishwa n'ubundi, ariko rimwe na rimwe tuvuga ngo mission ni ukujyana ubutumwa bwiza. Reka tuvuge ko tugiye kuvuga kuba umwigishwa wa Yesu, guhindura abantu kuba abigishwa wa Yesu no kujyana ubutumwa bwiza mu mahanga yose. Murumva ko ari ibintu byinshi, kubivuga mu minsi ibiri ntabwo byoroshye, ariko tuzagerageza kubivuga. Uyu munsi ndagerageza gutinda ku kijyanye na discipleship, hanyuma utaha cyangwa bitewe n'aho ngarukiriza tuzakomeza no kuri mission. Ikintu nshaka guheraho mbabwira abantu baneza amatwi ni uko biroroshye cyane yuko umuntu yakwishimira kumva inyigisho nzima. Urugero, turabizi ko dufite crise y'inyigisho nzima. Biroroshye kugenda ahantu ukumva uraryohewe mu itorero, ahantu babigisha ibintu bizima, uramutse umenye ko hahari ukavuga ati wow, mbonye ahantu heza ho kujya ho kumva ibintu bizima. Noneho ukaba umuntu uri fanatic. Urabizi ubufana nta kindi, gufana ni ikintu nyine uba wumva wishimiye ariko nta kintu gikoraho. Urabizi abafana b'umupira turatsinda tukanezerwa, tugatsindwa tukababara, ariko nta kintu tubikoraho, nta kindi turenzaho. Mbega biroroshye cyane ko abantu bashobora kuba abafana b'inyigisho nziza bakishimira ko bumva ibintu bizima bikarangiriraho. Uyu munsi wa none reka Imana idufashe kugira ngo twe gukomeza kumva gusa, ahubwo tube abantu bakora iby'iryo jambo nk'uko Yakobo yabivuze. Nicyo nsenze Imana, kugira ngo Imana idufashe ibyo twumva byose. Icya kabiri, inyigisho ziratandukanye. Hari inyigisho ziba ziguha amakuru meza bikagarukiraho, kandi kuyamenya ubwabyo bikaba ari umugisha, nta n'ikindi kintu ugomba kubikoraho. Urugero, kumenya ko uri umwana w'Imana. Iyo wabimenye ko uri umwana w'Imana, niba wamenye salvation ukamenya ko wakijijwe uri umwana w'Imana, ibyo kubimenya nta kindi ubikoraho, utangira gushimira Imana ko wabaye umwana w'Imana. Uva rero bitewe n'inyigisho runaka, hari inyigisho zitanga ubumenyi. Urundi rugero, wenda twigeze kwiga impano z'umwuka, wenda nazo hari icyo umuntu yabikoraho da, ariko ubwabyo kubimenya ni byiza. Impano y'umwuka nizi, ni uko uzikora, ni uko zitandukanye, bikaba amakuru. Iyo ni parti ya discipleship. Ubumenyi ni parti ya discipleship, ariko tugiye kurenga ubumenyi, ahubwo dutangire kwibaza ngo ibi tumenya ni gute bihinduka ubuzima bwacu. Aho niho tuba dutangiye kuba abigishwa nyabo ba Yesu Kristo. Ndashaka kugira ngo dukomeze twibaza icyo byaba bisobanura kuba umwigishwa wa Yesu, kuko discipleship ni ukuba umwigishwa wa Yesu no guhindura abantu kuba abigishwa ba Yesu. Kuba umwigishwa wa Yesu, ijambo umwigishwa ni ijambo ryari risanzwe rikoreshwa n'ubundi, ntabwo ari Yesu warihimbye. Oya, ijambo kuba umwigishwa ntabwo ari ibya Yesu. Na mbere ya Yesu hari abandi bantu batari n'abakristo, batari n'abayuda, indi myizerere. Donc muri filozofi za kera, cyangwa se mu miterere y'abantu ba kera mbere ya Kristo na nyuma ya Kristo, habagaho abigisha. Niyo mpamvu Yesu bamwitaga master, mwigisha, Lord, mwarimu wacu. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byari bisanzwe ko muri iyo mico, ndetse n'ibihugu bimwe na bimwe n'uyu munsi biracyabikoresha. Ibihugu by'uburengerazuba bw'isi, ubwo ndavuga mu Bushinwa n'ahandi, mu Buyapani, usanga abantu baba mu matempo bagira abantu bita ngo master, Lord. Umuntu mbega wakubanjirije, wagiye imbere yawe ukamwigiraho. Apana umwarimu wo mu ishuri nk'aba barimu bacu. Abarimu bacu bitandukanye n'iyo concept yo ko kwigisha ugataha. Oya, ahubwo ni umuntu ugenda mu kabana. Urabona ukuntu mujya muri filime z'abashawurini, wa mugani, z'abashinwa, z'ababuddhiste, ukabona umuntu aragiye muri temple, agiye kwigira ku bandi, akamwita master, akamwigiraho. Hari ibyo amwigiraho, ariko hakaba n'ibyo amwigisha, akamureba kugeza igihe nawe ageze ku rugero rwo gukora ibyo uwo mwigisha we akora. Iyo niyo concept ya discipleship. Ntabwo, nubwo Yesu yayikoresheje, ariko si we wayihimbye. Tubyumve neza, ntabwo ari we wayihimbye, ahubwo nibwira yuko ni ikintu kirakora. Donc birakora. Muri no minsi hano hari n'ibintu bigezweho byitwa mentorship. Uyu munsi wa none uzuva abantu bitwa ngo uyu ni mentor wanjye.
muri business uyu ni mentor wanjye, ariko iyo ubirebye neza ntabwo biba bingana na discipleship, ahubwo ni umuntu gusa ugenda akakwigisha. Ariko mu mentor nyawe cyangwa abo bita abakoci ba nyabo baba bakora ikintu cyenda gusa na discipleship. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ufite ikintu ushaka kumwigiraho akakigwigisha mukabana kugeza igihe nawe ubaye nkawe ugakora ibimeze nk'ibyo. Umva rero iyo concept ni concept iri mu isi, ariko Bibiliya nayo tukayibona ibikoresha. Rero kuri Kristo Yesu nawe yarayikoresheje, ariko ndashaka kugira ngo nanone nongere mbigeranye n'agakiza, kuko hari ukuntu dushobora kugira temptation yo kuvuga ngo narakijijwe birahagije, ndi umwana w'Imana, nzajya mu ijuru, ufite ubugingo buhoraho, hari ikindi se? Kwanza ibyaha byanjye byose Yesu yarabibabariwe. Bigasa nkaho urugendo rurangirana no gukizwa, kuko gukizwa biduhesha ibi bintu byose. Gukizwa ni ubuntu bw'Imana, mwabibonye. Gukizwa ni ukwizera gusa. Gukizwa ni ukubabarirwa ibyaha bikaba birabaye. Gukizwa ni ukuvuka bwa kabiri. Gukizwa utangira uhita uhinduka umwana w'Imana. Mu gukizwa uhabwa ubugingo buhoraho. Mbega mu gakiza harimo imigisha myinshi tubona kubwo kwizera gusa, nta kindi. Rero umva rero ikibazo gihari, umwanzi Satani ni umuriganya, ni umubeshyi. Muzi ko abantu nkatwe bazi ibi bintu bashobora guhita bicara bakarambya bakavuga ati wawu, mbega ibintu byiza, sinari nzi ko ibintu byose Imana yabinkoreye. Yewe ukuntu nirirwaga nsenga, ukuntu nirirwaga niriza ubusa, ukuntu nirirwaga njya mu bintu by'Imana, kumbe byose Yesu yarabirangije. Uzi ko iyo temptation iba ku bantu bose bumvise izi nyigisho zitwereka imigisha twahawe nk'abana b'Imana. Nubwo umwigisha ataba ari byo abagambiriye, ariko umwanzi kuko ari umuriganya ashobora guhita kuriganya akabata ntiwamenye ko wabaye umwana w'Imana se, yicarire rero. Rero iyi nyigisho yo kuba umwigishwa ni ingenzi cyane 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 ku bantu bamaze gusobanukirwa icyo kuba umwana w'Imana bisobanuye, no kuba twarababarira ibyaha byacu, kugira ngo bitagarukira aho ngaho tukicara tukumva ko byarangiye, Yesu yarangije gukora umurimo we, ubu ngubu igisigaye nuko tujya mu ijuru. Hoya, haracara urugendo rwo kuba umwigishwa wa Yesu Kristo. Iyo ndebye icyo gukurikira Yesu bivuze, ubwo ni irindi jambo nkoresheje ryitwa gukurikira Yesu, kandi nshaka gukoresha ijambo kuba umwigishwa wa Yesu. Ubundi kuba umwigishwa wa Yesu bingana no gukurikira Yesu. Niryo jambo Yesu yakoresheje cyane, cyangwa se abanditsi bakoresheje cyane. Ni amagambo Yesu yatoranyije abigishwa be 10, abo twita intumwa. Mu by'ukuri Yesu yari afite abigishwa benshi, twabonye ko yari afite abantu yigishaga benshi cyane, ariko muri ya concept ya discipleship ntabwo wahindura abantu abigishwa ari 80, ari 100, ari 1000. Tubona Yesu Kristo hamwe atuma abantu 70 ngo bagende kubwiriza, ariko mbere yo gutuma 70 aba afite abandi 12 abana nabo, hakaba n'abandi 3 abana nabo kurusha abandi. Rero concept ya discipleship mu buryo bworoshye ni ukugira abantu bake ubana nabo, mu by'ukuri ubana nabo. Mariko arabivuga neza mu bice 3, umurongo 13 n'uwa 14. Yesu Kristo yatoranyije 12 bo kubana nawe. Iryo jambo ni ingenzi cyane. Discipleship ni relationship ugirana n'umuntu. Rero hano relationship yawe na Kristo nicyo cyitwa discipleship. Uko ubana na Kristo nibyo bisobanura kuba uri umwigishwa we. Now, iri jambo kubana nawe ntabwo babanaga nawe ngo bicare gusa barye baganire. Mu kubana yitaga agira ibyo abigisha, ariko mu kubana hari n'ibyo bigaga atabibabwiye. Ubundi discipleship nicyo, ni ukubana. Rero ko twebwe Kristo atakiri hano mu isi ngo tubane nawe physically, tubana nawe bwa mbere mu ijambo ry'Imana, kuko ibyo Imana ishaka byose yabisize mu ijambo ryayo. Rero ntabwo wavuga discipleship ngo uyitandukanye no kwiga ijambo ry'Imana, ariko twiga ijambo ry'Imana tugamije kumenya uwo Kristo. Rero yaduhaye ijambo
kugira ngo riduhishurire ibyo Imana ishaka byose ko tumenya ku mwana wayo cyangwa no kuri yo ubwayo. Tujya mu ijambo ry'Imana tugamije kumenya Imana, ariko mu ijambo ry'Imana natwe ubwacu turibona, tukabona aho tumeze nabi, tukanamenya n'ibindi byerekeye umwanzi wacu, tukanamenya n'uburyo Imana ishaka ko tubaho hano mu isi, ariko tukanamenya n'ibyasezeranijwe, ari nabyo navuze ngo rimwe na rimwe twinjoyinga tukabinezererwa bikagarukira aho ngaho. So rero kubana niyo principe ya mbere. None mwamara kubana muri relationship akabamo training, kwigishwa. Ariko navuze ngo kwigishwa birenze amagambo, ahubwo no kureba, ukareba ukabona ukiga, kuko burya urugero umwana mu rugo abafite abana niba muhari, nanjye sindamugira, abana biga by observation na imitation. Abana ntabwo biga gusa ko wababwiye ngo iki ni kibi, yego uramubwira ngo iki ni kibi, ariko wagikora bya bindi wamubwiye ntabwo abireba, we areba ibyo wakoze akaba ari byo nawe akora, kuko aba yizeye ko nubwo wamubwiye ngo bira ni bibi, ariko we areba cyane ibyo ukora. So Kristo Yesu rero nawe mu gutoranya aba 12 ko ari ukugira ngo agire abantu yiyegereza babana nawe, babasha no kumureba, bakabasha kumwigiraho n'igihe atari kuvuga. Uko niko yatoje abigishwa be. Rero ibuka ahantu hamwe muri Luka 11 ndahakunda cyane, ngo abigishwa be ngo bamubona asenga, barangije baramubaza ngo mwigisha twigishe gusenga nk'uko Yohana nawe yabyigisha abigishwa be. Impamvu suko bari bazi gusa ko Yohana yigisha abantu kubijyanye no gusenga, ahubwo baramurebaga bakabona ukuntu abyuka kare, bakamubona ukuntu agenda akirana n'Imana, bakabona umwanya atinda asenga, bakavuga ati ibi nagomba kubitwigisha. Rero twiga twumva, ariko tukiga tunareba, tukanakora icyo twita kwigana, imitating. Rero discipleship ni ukubana na Yesu, ariko nanone ko Yesu Kristo atakiri hano physically, niyo mpamvu discipleship nanone ikorerwa muri relationship z'abizera. Ni ukuvuga ngo abizera twese ntabwo ibintu tuba tubizi, ariko discipleship izabera igihe wowe nanjye dufite aho duhurira tukabana, noneho tukagira ibyo wowe unyigiraho. Niba ngiye ufite ibyo nkurusha, ubwo nkaba ndimo kukudisciplinga, nkaba ndimo kukwigisha cyangwa se kugufasha no kugutoza kuba umwigishwa wa Yesu. Nawe ukagenda ibyo wanyigiyeho ukajya kubyigisha undi ubirusha. Uko niko Yesu Kristo yabikoze, yafashe 12 bo kubana nawe ngo abone uko abatuma kubwiriza ubutumwa bwiza, ariko yabanje kubigisha. Bene data, niba ari ahantu itorero ku isi yose, abantu bamwe bazi ko ari ikibazo cy'u Rwanda, ariko iyo uganirira n'abantu, njya ngira amahirwe yo kuganira n'abantu batandukanye, nkababwira ati mu Rwanda dufite ikibazo cy'ubutumwa bwiza, mu Rwanda dufite ikibazo cya discipleship. Ndakubwira n'iri Amerika mubona, iri ifite abigisha bakomeye cyane twese dukunze bamwe, nayo iyo ubajije abakristo baho bafite ubuzima nyine bwa gikristo bwo kuba abigishwa bahise baravuga ati icyo kibazo natwe turagifite. Burya nuko gusa twebwe muri media, buri wese ajya muri media agakurikira uwo akunze. Ikibazo dufite mu Rwanda gusa nuko crise yo mu Rwanda ni nini, ariko ntabwo ari honyine iri. Mu Rwanda no mu mahanga yose hari ikibazo cyitwa kutaba abigishwa ba Yesu. Kubera iki? Ni ikintu kidatanga umusaruro wihuse. Umwigishwa wa Yesu no kutozwa kuba abigishwa be ni ibintu bifata urugendo. Yesu byamusabye imyaka 3 abana n'aba bantu. Yakoraga ibiterane, mu nyumve neza ibiterane rwose, amateraniro ni meza rwose, yajyaga abwiriza ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bagakizwa, ariko ntabwo aribo bamutwaraga umwanya munini, ntabwo aribo yatindagaho. Yarabizi neza ko bari abantu rwose agomba kubabwiriza, akabagaburira, agakora n'ibitangaza, ariko akihererana n'abandi bigishwa be, akababwira ibirenze ibyo yavugiye mu ruhame, akabaha umwanya, akararana nabo, akajyana imuhengeri, akajyana mu nyanja, bakambuka bakajya hakurya, cyangwa se mu yandi magambo n'ibyo ari gukora bakamwigiraho uburyo abigenza, akagendana nabo, bakareba uko yigisha, bakabyumva. Iyo ni discipleship. Rero reka mbivuge mu buryo, mu by'ukuri sinavuga ngo 100% discipleship ni hari mu Rwanda,
ahubwo ikidahari mu Rwanda ni ubutumwa bwiza, bwa bundi bwa nyabwo bukiza abantu ibyaha. Noneho discipleship irahari ariko ihari ipfuye. Urugero, hano mu Rwanda hari abantu bumvira abashumba babo ku kigero udashobora kumva. Iyo pasiteri yavuze, iyo umuhanuzi yavuze, niyo mpamvu bafite abo bakurikira. Mbese discipleship si ugukurikira umuntu se? Discipleship si ukubana n'umuntu? Ukeka ko abakristo mu Rwanda badafitanye relationship hagati yabo? Barayifite. Ahubwo ikibazo mu Rwanda dufite ni ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza nibuhindura abantu, bizabafasha muri za sako zabo gutangira kuba abigishwa nyabo ba Kristo. Ikibazo ni ibyo batozwa. Relationship si cyo kibazo. Mu Rwanda abantu bafitanye relationship, abakristo barakundana, ibyumba by'amasengesho biba birimo abantu, amatorero aba arimo abantu, mu materaniro abantu barayitabira. Ikibazo ni ibyo bahabwa muri ayo materaniro. Icya kabiri ni crowd, bakunda ibintu by'abantu benshi. Ibyo bintu by'abantu benshi rero nibyo abantu bibatira, ibiterane, amakonseri, ibiki. Amateraniro yacu, insengero zacu ziba ziri busy, zirimo gahunda zidashira, ibiterane, amajoro, amaveye, ibiki bihoraho ariko bya rusange. Ibyo ni byiza, ariko abantu nibatava muri icyo kintu cya rusange ngo begerane ari bake, hazaba ikibazo. Ariko nanone nibegerana ari bakeya ariko nta butumwa buzima bafite, nabyo ni ikibazo. Niyo mpamvu ngiye mbona ikibazo gikomeye cyane kiracyari mu butumwa bwiza mu Rwanda. Rero Imana ishimwe ko irimo kugenda duhishira ubutumwa bwiza, ariko nanone nidukomeza kubikora gusa public mu bantu benshi ni byiza, dukomeze tubwire crowd. Ni byiza ko dukomeza tukabishyira ku macanos, tukabishyira public, abantu bakumva ubutumwa bwiza. Nanjye ndabikunda, ndi umuntu ukunda kuvuga mu bantu benshi, ariko ninahindukira ngo fate abantu bake ngo mbasobanurire, ngo bambaze, nibarangiza bandebereho, barebe ubuzima bwanjye, ntabwo nzaba ndimo guhindura abantu abigishwa. Aho rero niho hantu bigoye, kuko abo bantu bake ntabwo umuntu ahita baboneramo fame, icyo twita kumenyekana. Ntabwo umuntu ahita baboneramo ikuzo. Iyo ufite abantu 2-3 mubana ukabakurikirana, ukabakuza, ntabwo ari ibintu biri prestigious ngo abantu bakureba gushime ngo bavuge ngo wakoze ikintu gikomeye. Twese turashaka kuba public, ibintu bigaragara, insengero nini cyangwa se ministeri ikora ibintu bifatika binini. Ntabwo dushaka kwicara ngo dukore ibyo Yesu yakoze. Nitutabikora rero ETA, tugakomeza tukaguma kuri urubuga tukigishanya hagati yacu gusa, tugakomeza tugacyazanya hagati yacu, ariko turi benshi, tudahindukira ngo tubitoze abantu, ngo tujimuzi, ngo tugende tumanuke tubihereza abantu muri setting y'abantu bakeya, aho abantu bahugurana, aho abantu ushobora kumucyaha mu rukundo akakumva, aho umuntu ashobora kubona kuri umunyantege akakubwira ati aha hantu ibintu bimeze nabi, aho umuntu ashobora kukubwiza ukuri mu rukundo, mu kivandimwe, kandi muri bakeya. Ntabwo tuzaba turimo gukora discipleship. Rero bene data, iyo ni challenge twese dufite yo kutabikora, kandi nitutabikora tuzakomeza tuvuge ngo discipleship mu magambo, ariko nitudahindukira ngo tuyishire mu bikorwa, ndakubwiza ukuri ntabwo tuzabona abigishwa ba Yesu muri iki gihugu. Iyi modo yo gukora umurimo w'Imana mu bintu bigaragara, bifatika, ibintu bikanganye, ibintu biri bisakuza, niyo modo twahawe twese. Dukunda ibintu biri public. Discipleship ikorerwa mu ibanga. Yes, ntabwo nanze ko pulpit agatuti ni keza, kandi agatuti kavugwa ibintu bizima. Ndakubwiza ukuri abantu baragenda bakabikora, baragerageza. Niyo mpamvu navuze ngo mu Rwanda ari abantu bemera rwose, niyo wabica, niyo wabahinyuza gute, ntashobora kukwemerera ibyo uvuga keretse ibyo pasiteri we yavuze. Kuko aba yaratojwe, aba yarabaye discipled kumvira pasiteri we. Discipleship rero irenze kumvira ibyo pasiteri avuga, ahubwo tukongera tukareba umwami wacu ibyo avuga. So niyo mpamvu rero niba hari ibyo wahawe n'umwami Yesu Kristo bizima, bihereza abandi bantu, kandi ntube autorite wowe. Autorite ibija ibyanditswe byera, autorite ibe Kristo Yesu, ku buryo n'ibyo umutegeka gukora no kumwigisha ubimubwira bivuye mu byanditswe bizima, nk'uko tubibona hano, kandi tukabyigisha nk'uko byanditse. Rero iyi modoro yo gukora ibintu bigaragara gusa, nitwinjire ngo dukore ibintu bifatika by'abantu bake, ntabwo nzano yavuye, ariko of course ni mu mateka birumvikana, ariko niyo twese twahawe, ku buryo kujya hepfo
ngo tubeho ubuzima bw'abantu bake babiri batatu ntabwo bikunze kutworohera. Ikindi abantu benshi bitiranya discipleship na Bible study. Abantu bamwe bavuga ngo ngende muri discipleship, kubera iki aba muri Bible study. Aho ni ahantu heza ariko ntabwo ariho birangirira. Discipleship nabivuze ni relationship ugirana n'abantu mugakura muri hamwe, no hanze ya Bible study mukaba mufite ukuntu mubana. Discipleship ni ubuzima bwa buri munsi uko mugendana. Urugero, niba dukoze Bible study uyu munsi tukaryoherwa, tukavuga ngo twize ibintu neza twabyumvise, ariko tukazongera tukiga indi nyigisho ku kindi cyumweru ikarangira tukiga indi, ariko njye nawe tudahura ngo urebe ubuzima bwanjye ndebe ubuzima bwawe, ndebe ibintu bitameze neza mbe nabikubwira, urebe ibintu bitameze neza ube wabimbwira, iyo ntabwo ari discipleship. Cyangwa se si bitameze neza, ni byiza ngo tubishimire Imana hamwe kubera ko tubana buri munsi, ndakuzi uranzi. Iyo ntabwo yaba ari discipleship niba birangira muri Bible study abantu bagataha. Gusa icyiza cya Bible study ni uko ikorwa mu bantu bakeya, aho abantu babasha kubaza bagasobanukirwa. Cyangwa se ugasanga umuntu afite groupe ayoboye bamwigiraho akasa nka arimo kugenda bakusa. Yes, naho bihera gufata umuntu mukicana ugatangira ukagira ibyo umwigisha, ariko ntibirangira muri teaching. Ndakomeza ngaruke kuri relationship kubera ko nicyo kintu gikomeye cyane muri discipleship. Iri very much costly. Ikiguzi cya discipleship cya mbere ndavuga kuri twege mu guhindura abandi abigishwa ni uko bitwara umwanya. Njyewe ndabizi neza, ibi ngiye kubibabwira. Impamvu nakora discipleship ni uko mbona ingora ikantwara umwanya wo gukurikirana umuntu, umwanya wo kumenya ubuzima bw'umuntu, ndetse kuba vulnerable, ukemera ko abantu bamenya n'intege nke zawe. Kandi twese ntawe ushaka ko abantu bamenya intege nke ziwe, twese turashaka kugaragaza nk'abakozi b'Imana b'ibitangaza. Naho rero ikibazo kiri. Bene data, Imana idushoboze kuba vulnerable ndetse no gutanga ubuzima bwacu ku bw'abandi. Ibyo nibyo Pawulo yavuze. Niba tuvuga ko dukunda Imana nk'uko Yesu yadukunze, nako ni Yohana, urukundo ni iki ngiki, ni uko dukunda Imana ariko tugatanga n'ubuzima bwacu ku bw'abandi. Rero ntabwo twakomeza tuvuga ngo dukunda Imana kandi tudakunda abandi, ngo ndetse dutange n'ubuzima bwacu ku bw'abandi. So ayo ni amagambo rero agomba kongera kutwigisha neza icyo bisobanuye kuba umwigishwa wa Yesu Kristo. Ni urukundo dukunda Imana, ni urukundo dukunda bene data. Benshi tuzi Yohana 3:16, ariko ni byiza no kumenya Yohana wa mbere 3:16. Reka mabasomere Yohana urwandiko rwa mbere ibice 3:16. Iki nicyo kitumenyesha urukundo icyo ari cyo, ni uko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Natwe ikidukwiriye ni uko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Rero urukundo dukunda Kristo nirwo rudusunikira mu gukunda bene data no gutanga ubuzima bwacu ku bw'abandi. Rero kimwe muri cost ya discipleship ni time yanjye, ikiguzi cyo gufata umwanya wanjye nkakurikirana umuntu. Niyo mpamvu abantu benshi ndabizi mwabaye muri za groupe zitandukanye zivuga butumwa, bamwe babaye muri JBI n'ahandi, hari aho tugira imbaraga zo kuvuga ubutumwa, ariko icyitwa follow up abantu bose kirabananira. Follow up ni ikintu kigoye kuko it's costly, isaba umwanya. Bisaba umwanya munini cyane kugira ngo ufate umwanya wawe ubane n'abantu. Rero birasaba ikiguzi cya mbere, birasaba kugira ngo ugire ibintu wigomwa. Rero discipleship no guhindura abantu abigishwa bisaba ko wigomwa. Rero ntago binyorohera kwigomwa ibintu byanjye kugira ngo mbonere undi muntu umwanya, kugira ngo mukurikirane umuntu umwe. Njyewe mbashaka ngo nzanire abantu benshi mbabwire birangire, ariko ibintu byo gukurikirana umuntu ubuzima bwe bwose biratwara umwanya. Reka tubikore basi imyaka 3 nk'uko Yesu yabikoze. Fata umuntu ngendane nawe imyaka 3, biramvuna. Rero niba Kristo yarabikoraga akabikora, ariko kazi ke reka ariko mbivuga, akabikora imyaka 3 mu bantu 12, birashoboka ko wafata umuntu umwe ariko ukamukuza. Birashoboka ko wafata 2 ukabakuza. Birashoboka ko wafata 3 ariko ukabafasha. Icya kabiri, nawe ushobora kuba utarahabwa ibyo guhereza abandi, nawe ukeneye kugira abo uwigiraho. Hari mwene data uzi ufite ibyo akurusha, ukeneye kumusaba umwanya, ariko mu by'ukuri si wowe wakagombye kubikora, ni njyewe wakagombye kugusanga nkakwegera, nkakwiyegereza, nkatangira kugukuza. Ariko n'igihe biba ngombwa ko wenyine ujya kwishakira umuntu. Ikibazo ni uko nujya kumushaka uzasanga nta mwanya agufitiye. Iyo cost yo gutanga ikiguzi
cyo gukurikirana abantu no kubafasha gukura nicyo mbona cya mbere kitugora mu bijyanye no gukuza abantu no guhindura abantu kuba abigishwa. Bene data, amaze kubabwira ikiguzi cyo gukurikira Yesu kijyanye no guhindura abandi abigishwa, nicyo kiguzi cya nyuma yarangirijeho Yesu. Abigishwa ba Yesu akimara kubatoranya, ndavuga bariya 12, Yesu ababwira muri Matayo ibice 10, Yesu ababwira icyo kumukurikira bisobanuye. Gukurikira Yesu ntabwo byoroshye. Agakiza ni ubuntu bw'Imana, twabibonye, ni impano y'Imana, nta kintu dukora ngo duhabwe ubuntu bw'Imana rwose, ni Imana idutoranya kubw'ubuntu bwayo. Ariko icyitwa kumukurikira nibyo ni ikiguzi gikomeye, twabibonye. Rero gukurikira Yesu ni ikiguzi, ndetse no guhindura abandi abigishwa nacyo ni ikiguzi. Namaze kubereka ikiguzi njyewe kingorana umwanya wo gukurikirana abantu, biratinda, birarambirana, abantu baravunanye, umuntu urumva tuba dushaka twese ibintu byihuta, urumva buri muntu wese aba ashaka ko ibintu byihuta. Ariko nk'uko mubizi, ninde mwana uvuka agahita akura ako kanya agahita aba umugabo agatangira nawe gukora ibintu by'abantu bakuru? Umwana wese akora ibintu by'amafuti. Ibyo bintu byo kwita ku mwana ukamukurikirana biravuna. Twemere rwose ko kurera biravuna, mbere atari ikintu cyoroshye, cyane cyane iyo ushaka kurera nyine umuntu ngo azavemo umuntu muzima, keretse ari wa wundi ubyaraga akajugunya aho ngaho. Ariko umuntu wabyaye afite gahunda yo kurera biravuna. Rero discipleship iravunanye, niyo mpamvu ndavuga iyo guhindura abandi abigishwa. None reka ngaruke kuri twebwe. Gukurikira Yesu nabyo ubwabyo biravunanye, none tureke no guhindura abandi. Nanjye gukurikira Yesu biravunanye. Ibyo Yesu atwigisha buri gihe ni ibintu buri gihe bitandukanye na kamere yacu y'ibyaha. Urumva iyo umuntu akijijwe ntabwo kamere y'icyaha ihita igenda. Urumva ko rero nakijijwe nabaye undi muntu mushya, ariko hari intambara yo gusa na Kristo Yesu, aricyo discipleship. ni ukugera ku rugero Kristo adushakaho rwo gusa nawe. Kugera kuri urwo rugero rwo kumera nka Kristo no gusa nawe biravunanye rwose. Rero nabahaye ibintu bigera ku 9 Yesu agenda agaragaza, bigaragaza abigishwa be. Harimo guhomba ibintu byose, mbega ibintu wari urarikiye, ibintu ukunda kuruta ibindi byose ukemera kubihomba kugira ngo ubashe kumukurikira. Abantu bose Yesu yahamagaye ngo babe abigishwa be cyangwa babe intumwa ze, ni abantu babaga bafite izindi business zabo. Yesu akababwira ati mureke ibyo murimo, va mu mafi nzaguhindura umurobyi w'abantu, va mu misoro no gufata ibyo ngibyo, uyu munsi wa none nkurikire. Umuntu agasiga ibyo yari arimo kuko gukurikira Yesu. Ntabwo bivuze ngo gukurikira Yesu ni ukureka kwiga, ni ukureka gukora akazi, ahubwo ni ugukora ibintu mu buryo butandukanye n'uko isi ivuga. Ibyo rero birimo ikiguzi gikomeye cyane. Niyo mpamvu Petero nako Pawulo abwira Timoteyo ngo abantu bose bashaka kubaha Imana bazahura n'akarengane. Rimwe akarengane ni iki? Ni kwa kundi ushaka kumvira Imana, ariko systeme yo mu isi ikanga ibyo ukora ukabizira. Rero umuntu wese aho ari ushaka gukurikira Yesu no gukurikira ibyanditswe muri iki gitabo cyitwa Bibiliya azahura n'akarengane kuri level zitandukanye. Ariko noneho muri Matayo 10 noneho agaragaza uburyo ki abantu bemeye kumukurikira bazahura n'akarengane kuri level nyinshi cyane, bahereye mu rugo rwabo. Cyane cyane igihe wowe wizeye kandi abo mu rugo rw'iwanyu batizera, aho ni ahantu hambere uzahura n'ikiguzi gikomeye cyo kuba rejected. Bamwe mu bihugu batarumva ubutumwa bwiza, tuzabigarukaho, barakwica. Abisilamu bica abakristu, abahindu nuko mbega ibihugu byinshi byanga umuntu wavuye mu idini ryabo, ndavugana ko imyizerere myinshi, bakabaziza kuba bahindutse abakristo. Rero icyo ni ikiguzi. Gukurikira Yesu ni ikiguzi gikomeye cyane. Twegere ko turi mu bihugu bifite ubwigenge, niko navuga, bwo kwizera ibyo ushaka. Niyo mpamvu tubikerensa tukumva ko ibyo twahawe ni ibintu biri aho bidafite agaciro. Ariko ku bantu bari mu bihugu aho bazira kwitwa Kristo, nibo bazi icyo ndi kuvuga cyitwa gukurikira Yesu, ukuntu ari ikiguzi gikomeye cyane. Ariko si ibyo byonyine. Gukurikira Yesu ni ukumukunda kuruta ibindi bintu byose. Niba ukunda Yesu kuruta ibindi bintu byose, birumvikana yuko uzafata priorities ziwe uzigire priorities zawe.
nta kuntu twavuga ngo turakunda Yesu niturangiza twicare tudamarare tutari gukora ibyo atwigisha tugomba gukora. Urukundo dukunda Imana rugaragarizwa no kumva no kumvira ibyo atubwira. Niyo mpamvu anavuga ngo niba muri abigishwa banjye nyakuri muzitondera ibyo nababwiye. Rero ni ngombwa ko tujya mu byanditswe tukareba ibintu Yesu agenda avuga bigaragaza abigishwa be. So rero bazarengana, bazahura n'imibabaro, bazahura n'ikiguzi, ndetse n'ahantu hatari persecution nk'ahangaha mu Rwanda bazahura n'akarengane mu kazi kabo n'igihe bashatse gukora ibintu biri right, cyangwa se nibadahura n'akarengane bazigomwa, cyangwa se bazabura inyungu za hano mu isi kuko bemeye gukora ibintu biri right. Bazemera kutabona indamu nyinshi niba abandi batera imbere bibye, babeshya imisoro, bayikwepa, bakora iki, bo bazemera nyine babone bikeya, ariko nyine bemere bumvira Imana, ariko banezeze umuremyi wabo, banezeze na Kristo. So, persecution no kumvira Imana biri muri izo kategori zose: kwemera kuhomba, kwemera gukunda Imana, kwemera kureka ibyo wakagombye kubona bikoroheye ariko kuko bitanyuze mu nzira ijambo ry'Imana rikwemerera kunyuramo ukabyigomwa. Bamwe muri twebwe bazagera n'ahantu babure n'uwo kubana nawe, babura abagabo, babura abagore, wenda kubera ko inzira bahisemo abandi batari kwinyuramo, kubera ko uko bashaka kumvira Imana kwabo bitandukanye n'ibyo abantu barimo kubaporopoza. Ubona umutipe araje kugutereta, ariko numureba usange ubuzima bwe n'ubuzima bwawe bwa gikristo no kumwigishwa Yesu ntibihura, wemere kumuhomba, imyaka ikujyane, ariko kuko wumviye Imana wemere imyaka igende ikure, ariko uvuge ati icyangombwa no kumvira Imana aho kugira ngo gusa ngo ngende nkora ubukwe nk'uko abandi babikora. So hari kategori nyinshi nabihuza nabyo byitwa kumvira Imana hano mu isi, uburyo kibirimo ikiguzi gikomeye cyane. Bamwe muri twe tuzabura akazi kubera ko wenda inzira abandi bakabonamo zitandukanye n'izo twebwe dushaka gukora. Ibyo byose nibyo bigenda bikaba icyo twita gukurikira Yesu no kuba umwigishwa we hano mu isi. Kubera ko bitoroshe gufata ibintu byose mu mutwe umuntu aba yavuze, hari igihe biba ngombwa ko umuntu agerageza gufata bikeya akabizirikana. Icya mbere twakoze uyu munsi twavuze icyo kuba umwigishwa wa Yesu ari cyo, tugaragaza n'icyo guhindura abantu abigishwa n'uburyo bikorwamo, ko ari ubuzima, ari ikintu gifata umwanya kandi kigakorwa mu bantu bakeya kandi kikaba muri relationship. Tugaragaza n'ikiguzi cyo gukurikira Yesu. Ariko hari ibikorwa abigishwa ba Yesu twese bitureba kandi tugomba guhora dukora umunsi ku wundi. Ubuzima bwacu bwa buri munsi, hari ubuzima bwacu bituma dukomeza gukura kugira ngo tuba abigishwa ba Kristo. Icya mbere ni ikidufasha gusabana n'Imana mu gusenga. Ntabwo wavuga ko ushaka gusa na Yesu udasenga ngo bikunde. Hari abantu benshi basenga, abanyarwanda mu matorero yacu turasenga. Ikibazo nanone kigaruka ibyo tuba dusengera. Ariko umuntu wize ubutumwa bwiza agafata umwanya wo gusenga, biramukuza mu busabana bwe na relationship na Kristo. Ikindi, gusenga bijyana no gusoma ijambo ry'Imana. Nibwira ko sinzi ikibanza, biragoye kumenya ngo ni ikihe kibanza. Habanza gusenga, habanza gusoma, byombi birajyana. Iyo wasenze ugomba kuba wasomye ijambo ry'Imana, n'igihe wasomye ijambo ry'Imana ugomba kuba usenga. Rero mu gusenga no mu gusoma ijambo ry'Imana bikuza ubusabane bwacu na Kristo. So niyo mpamvu hano hari inyigisho nyinshi zidufasha kumenya uko twabasha gukura mu bijyanye no gusoma no kwiga ijambo ry'Imana. Rero uburyo bwa mbere bwo kureba ko niba uri umwigishwa we bwa mbere bworoshye ni ukwibaza ngo ni gute mbana n'Imana mu gusenga no mu gusoma ijambo ry'Imana. Ibyo rwose niho hantu hambere ugomba kubanza guhera. Niba umwanya wawe warabuze wo kubana n'Imana, gusa urajya guhindura abandi abigishwa, uzabibonera umwanya. Uzaba utabonye umwanya wo kwigaburira, ubone umwanya wo kugaburira abandi. Uzaba utahaye Imana umwanya ngo ikugaburire mu ijambo ryayo, ubone umwanya wo kujya kugaburira abandi. Icyo gihe uzaba urimo kubapfunyikira amazi cyangwa se imbizi ibyo uzaba urimo kubabwira ibyo ari byo. Gufata umwanya wo gusenga no kubana n'Imana buri munsi, icyo ni igikorwa cya buri muntu wese witirirwa Kristo mu kuba umwigishwa we. Ibyo twese biratureba. Ubwo ni bibiri, gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, nubwo byombi bikorerwa hamwe. Icya kabiri cyangwa se icya gatatu, kubana n'abandi mu materaniro. Amateraniro mvuga hano ntabwo ari ku cyumweru gusa, ni Bible study,
ni fellowship iyo ari yose y'abana b'Imana. Niyo mpamvu nababwiye ngo abigishwa ba Yesu kuko Kristo atakiri hano physically, bisaba ko twe duhura physically, twebwe nk'umubiri we. Urumva twebwe turi umubiri wa Kristo, ni twe tugomba guhura physically kugira ngo tucyazanye bya bindi Imana ikwigisha nanjye bimperezeho nawe mbiguherezeho, dukomeze gukuza abafite impano bagende bazikoresha. Amateraniro arafasha cyane kugira ngo dukomeze gukura. Nta kuntu twakwirengagiza guterana kwera nk'uko Bibiliya yavuga. Tugomba gukomeza guterana kwera kuko biradukuza kandi bikanaduhugura, kandi tugakomeza no guhugurana, bityo tukabashaho kugira imbaraga. Kuko hari igihe ngemba ndi nacitse intege nkajya mu materaniro nkumva imbaraga zingarutsemo, cyangwa kwa kundi duramya turi hamwe, kwa kundi buri wese atanga ubuhamya, kwa kundi duhana ibyifuzo byo gusengera. Amateraniro nayo ngayo hahandi mu by'ukuri amateraniro yacu nayo ni ikibazo kuko aba ari manini, nta nubwo umuntu ashima Imana, ntabwo abantu bose bashima, nta n'umwanya wo guhimbaza ngo wumve ko wabikoze, atari kuvuga ngo ni worship team iri kubikora hariya. Ntabwo tubona umwanya wo kubaza ngo abantu basobanukirwe. Ibyo ni ikindi kibazo. Niyo mpamvu amateraniro ndi kuvuga ngenda yafata muri context y'abantu bake, kuko ni naho biba byiza kurushaho, aho abantu batanga ubuhamya, aho abantu batanga ibyifuzo, aho abantu bavuga ibibaremereye. Ayo materaniro arakenerwa nk'abana b'Imana. Niyo mpamvu navuze ngo bya bintu binini nubwo tubikunda usanga bitanadufasha, ibyo abantu bake rimwe na rimwe usanga ari nabyo bigira imbaraga. Icyanyuma cya kane kirangwa umwigishwa wa Yesu Kristo cyangwa se agomba gukora buri munsi ni ukujya kubwiriza abandi cyangwa se guhamya. Kristo yakoresheje ngo muzabahamya, ni ukujya kubwira abandi ibyo wungutse kuri Kristo Yesu. Apana ku discipleship oya, kujya kubwiriza abatarakizwa, kujya gufasha abandi batarakizwa ngo nabo bamenye umukiza wacu. Ibintu bine: gusoma ijambo ry'Imana no gusenga, ibyo ni bibiri; guterana kwera no kujya kubwiriza abandi ijambo ry'Imana. Ndashaka kurangiriza ku magambo ari mu Befeso ibice 4 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Reka bariyo nsoma dusoza, ararimo concluding ibyo twavuze mu bijyanye na discipleship. Nuko aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwirizabutumwa bwiza, n'abandi kuba abungeri n'abigisha, kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo, kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana, kandi kugeza ubwo tuzasohora kuba abantu bashyitse bageze ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo, kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujyanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Ahubwo tuvuge ukuri turi mu rukundo, dukurire muri we muri byose. Uwo ni we mutwe, ari we Kristo Yesu. Amen. Iri jambo ryo mu Befeso ibice 4 umurongo wa 11 kugera ku wa 15 ni ijambo ritwereka neza uburyo ki izi mpano zose Imana itanga mu itorero zikoreshwa kugira ngo zubake umubiri wa Kristo. Abantu benshi batekereza ko ibyo ni iby'abapasiteri, ibintu byo kubwiriza ni iby'abapasiteri, ibintu byo guhindurana abigishwa ni iby'abakanaka bari abamisiyoneri ba Pacifique n'abandi. Ntabwo ariko bimeze. Umva ukuntu ijambo ryatubwiye kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Ni ukuvuga ngo iyi ministry yo kugabura iby'Imana ni iyacu twese. Ni ukuvuga ngo umwigisha ufite impano yo kwigisha, ufite impano yo kuba intumwa, umuhanuzi, abungeri, abavugabutumwa, bariya bose baba bakora uwo murimo kugira ngo batunganyirize itorero gukora umurimo wo kugabura iby'Imana ndetse no gukomeza ibyo twizera no kubibwira abandi, kugeza ubwo twese tugera ku kigero cya Kristo. Ni ukuvuga iki rero? Impano yose Imana yaguhaye niyo kugira ngo uyigaburire abandi bizera. Abo bandi nabo ibyo bakungukiraho ni ukugira ngo bagende nabo babigaburire abandi. Aho rero hakagaruka mu byo Pawulo yabwiye Timoteyo 2:2, urwandiko rwa 2 ibice 2 umurongo wa 2, aramubwira ngo ibyo wanyumvanye imbere y'abahamya benshi uzabibwira abantu bo kwizerwa, bazabibwira abandi. Rero icyitwa multiplication ya discipleship
ni ikintu ntashobora gusoza ntavuze. Ni ukuvuga ngo iyo wumvise ibintu ujya kubibwira abandi. Rero impano dufite zose ni izo kugira ngo zidufashe kugabura iby'Imana yaduhaye. Rero mu itorero rero harimo impano, harimo abungeri hano kuri no groupe, umuntu ukuntu George afite impano yo kwigisha, ba Firemo bande bose twese abigisha hano, ariko wowe ushobora kuba udafite impano yo kubivuga mu bantu benshi nk'uko nguko, ariko ibyo wanyumvanye njyewe mwigisha, njyewe muhanuzi, njyewe mu apotre, njyewe pastori wawe, njyewe mu evangeliste, wowe niba izo mpano atari izawe, ntago bikuvanaho ko nawe ugomba kugenda kubibwira abandi mubana mu rugo rwawe, muturanye, mukorana, kugira ngo twese dukomeze dukuze gutyo. Ikindi ngo ni ukugira ngo tudakomeza kuba abana. Byumvikane ko mu gakiza habamo gukura, muri discipleship tugenda dukura, kugira ngo tugende dukura tutaba abana. Abana hano avuga aranabadescribinga ngo ni abantu ngo batereganwa ngo n'imiyaga y'imyigishirize ibonetse yose. Hari abantu hano batari stable, yumva ibintu hano akumva ibya hariya akamubya hariya, mbega ugasanga ibintu byabaye akavuyo, ugasanga umuntu uyu munsi avuze ibintu bizima, ejo avuze ibintu bipfuye. Nicyo kibazo itoro ry'u Rwanda dufite, turi abana, nta abantu bashitse ni bakeya. Rero Imana idufashe twege dufite impano zo kwigisha tuzikoreshe neza, kugira ngo abantu badakomeza kuba abana birukanka inyuma y'imyigishirize, bakurikira ubuhanuzi bupfuye, bajya gushakisha ibintu bipfuye kubera ko batigishijwe. Rero mureke dukuze abantu, ariko ibyo wumvise nawe ku rwego rwawe ugomba kubibwira abandi, nawe ubibwiye bakazabibwira abandi. Ibi tubikoze twese neza, nta kabuza uyu murimo Yesu yadusigiye wo guhindura abantu abigishwa mu mahanga yose twawurangiza. Ejo tuzakomeza tuvuga noneho ukuntu ubutumwa bwiza, iyi mandate, iyi nshingano Imana yaduhaye atari iyo gukorera mu Rwanda gusa, ahubwo tugomba no kuyigeza mu mahanga yose. Imana iduhane umugisha. Amen.